bimaze kugaragara ko imbuga nkoranyambaga zifite uruhare rukomeye mu iterambere ry'ikiremwa muntu, by'umwihariko abakiri bato, kuko zisa nk'uburyo bushya bwo gutumanaho, kumenyekanisha cyangwa kugaragaza ibyo ukora no guhanga imirimo. Uyu ni umwanya wamenya nibi. Ushobora kudukurikira uciye kuri YouTube channel wanditse New Light Africa TV. Tubahaye ikaze. New Light Africa TV, your number one channel, African television. Uyu munsi turaganira ku ngaruka zo gukoresha nabi imbuga nkoranyambaga ku bakiri bato. Umuntu abari mu Rwanda agahuza n'inshuti iri muri Afrika y'Epfo ku buryo bworoshye. Imbuga nkoranyambaga zifasha abantu guhuza ibitekerezo bidasabye guhura ndetse n'ibindi. Nyamara nubwo bimeze bitya, abashakashatsi batandukanye ntibabura kugaragaza ingaruka zikomeye zigera ku rubyiruko kubera gukoresha nabi imbuga nkoranyambaga cyangwa kuzimaraho igihe kirekire. Umushakashatsi witwa Purusotamani Umaran wo mu Buhinde, mu bushakashatsi yakoze yasanze hari ingaruka zitandukanye imbuga nkoranyambaga zigira ku bakiri bato ndetse n'ibihugu byabo muri rusange. Mu byo yagaragaje harimo kuba imbata yazo kugeza ubwo umuntu ageraho aganira n'abandi igihe bitari ngombwa, kuba urubyiruko rutakibasha kwihitiramo imyuga irubereye no gutakaza indangagaciro z'umuntu ku giti cye. Uyu mushakashatsi yavuze ko ku rubyiruko imbuga nkoranyambaga zishobora kuba inkomoko y'agahinda gakabije mu gihe ari byo yazishyizeho n'ibikundwe, cyangwa se hakaba hari abamusebeje bazifashishije. Ibyo kandi bishobora gutuma umuntu aniyahura. Purusotamani yavuze kandi ko hari amakuru yuzuyemo ibinyoma kwirakwizwa kuri izi mbuga nkoranyambaga ashobora koreka imbaga y'urubyiruko. Ibijyanye no kuba abakiri bato bakoresha imbuga nkoranyambaga batakigira inyurabwenge ku giti cyabo kandi abihuriyeho n'abandi bahanga mu by'imitekerereze ya muntu nk'uwitwa Prof Shyam Sanda wigisha muri kaminuza ya Penn State yo muri leta ya Pennsylvania muri leta zunze ubumwe za Amerika. Aba bashakashatsi bakomeza bavuga ko urubyiruko rugendera ku byatambukijwe na bagenzi babo, ugasanga kenshi nabo nibyo bateruye bagashyira ku nkuta zabo nta busesenguzi cyangwa ubundi bugororangingo bashyizemo. Ibyo ngo bishobora kugabanya ubushobozi bw'imitekerereze yabo. Bavuga kandi ko hari bamwe mu bakiri bato bashobora kutishimira amasura yabo n'imiterere y'umubiri wabo bitewe n'amasura y'abandi bita ko ari meza baba babonye ku mbuga nkoranyambaga. Ibi bikaba bishobora gutuma habaho indwara y'agahinda gakabije ndetse ngo hari n'abajya bafata ibyemezo byo kwiyahura biturutse kuri iyo mpamvu. Ku bwa Purusotamani, igisubizo abona gikomeye ni uko ababyeyi ndetse n'abarezi bakwita cyane ku byo abakiri bato bakora ndetse n'igihe bamara ku mbuga nkoranyambaga. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 abakoresha imbuga nkoranyambaga bari miliyari 2.95 by'abatuye isi bose. Biteganyijwe ko bazagera kuri miliyari 3.43 mu mwaka w'ibihumbi 2023. This is New Light Africa TV, your light for TV. Tugushimiye gukurikira New Light Africa TV. Nge wakugezagaho ibi nitwa Uwimana Salehe. Dukorere subscribe izindi nkuru zijye zikugeraho mu buryo bworoshye.